Katubakire kandi tubahe ikaze. Tugeze mu mwanya wo kwiga. Mbere yuko dukomeza icyigisho cy'uyu mugoroba, reka dusenge. Turagushimiye Data ugira neza uri mu ijuru, tugushimiye cyane kugira neza kwawe, tugirira izina rya rihimbazwe. Wakoze kuko wabanye natwe muri uyu munsi wose. Tugushimiye yuko aya mahirwe uyaduhaye muri uyu mugoroba kugira ngo dutangire amateraniro. Turagusabye guhagararane natwe, uvugire muri twe kugira ngo ubwire ubwoko bwawe batege amatwi, kandi abateze amatwi nabo wugurure imitima yabo kugira ngo ijambo ryawe baryakire. Tubigusaba mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Katubaramutse mu izina rya Yesu, tuvuga tuti Uwiteka abahiri. Imana irakoze kuko iduhaye uyu mwanya wo gukomeza ibyigisho byacu by'aya materaniro turimo y'iki cyumweru, amateraniro rusange twese aduhurije kuri uyu murongo w'ikoranabuhanga. Reka dushimire abamaze kuhagera. Icyigisho kibanza cyo muri uyu mugoroba, kuko nk'uko bimenyereye mu mugoroba tujya tugira ibyigisho bibiri. Ubwo rero icyigisho cyacu kibanza tugiye kwigira hamwe ubutumwa bwa marayika wa gatatu uvugwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 14. Byashoboka ko hari abataba bazi iby'ubu buhanuzi, nibyo tugiye gusobanura. Muri Bibiliya hari ibyanditswe mu mvugo zumvikana, hari n'ibyanditswe muri Bibiliya ariko mu mvugo z'amarenga. Ibyo byose byashyizwemo kubw'ubushake bw'Imana, kandi nk'uko ibyanditswe bivuga, ibyanditswe byera byose byanditse kutwigisha. Ubwo nta cyanditswe muri Bibiliya tudasabwa kwiga, byaba bimwe byumvikana vuba, byaba n'ibyanditswe mu mvugo y'amarenga biruhije kumvikana. Byose byandikiwe kugira ngo tubyige, kuko ibyanditswe kuko Bibiliya avuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Ubwo ibyanditswe ntabwo ari bimwe na bimwe byahumetswe n'Imana, ahubwo ni byose. Niyo mpamvu uyu mugoroba twifuje kwiga ubutumwa bwa marayika wa gatatu uvugwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 14. Byongeye kandi mu rwego rwo gushimangira iki, mu gitabo cya Matayo ibice 4, igihe Yesu yageragezwaga na Satani, Yesu yaramubwiye ngo umuntu abeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Ibi bitwigisha ko ntabwo umuntu abeshwaho n'amagambo amwe n'amwe ava mu kanwa k'Imana, ahubwo ni amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Bishatse kuvuga ngo mu kwiga Bibiliya, kuko niyo magambo ava mu kanwa k'Imana, nta mugabane wa Bibiliya dukwiriye gusigaza inyuma, cyangwa ngo dutekereze yuko umugabane runaka atari uw'ingenzi, kuko umuntu abeshwaho n'amagambo yose. Ubwo rero iyo hagize amagambo y'Imana umuntu yirengagiza kwiga, bimugiraho igihombo kitabura kugaragara. Reka twihutire kubumbura igitabo cy'Ibyahishuwe ibice 14. Iki gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 14 turasoma duhere ku murongo wa 6 tugeze ku murongo wa 12, ariko turaza kwiga umurongo wa 9 kugeza ku wa 12. Ngaho ibyanditswe bikomeza bivuga biti: nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose
n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Umurongo wa 8. Oya, tutaragira ku murongo wa 8. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Uko niko marayika wa mbere muri aba bamarayika batatu Yohana yabonye, we yashoje ubutumwa bwe. Muri uyu mwanya ntabwo turi bubone umwanya wo gusobanura iby'uyu marayika wa mbere ngo ninde n'ubutumwa bwe nubuhe, ahubwo uko tuzajya dukomeza kwigana byo tuzabyiga. Muri uyu mugoroba dufite intego yo kuvuga kuri marayika wa gatatu. Noneho dusomye wa kabiri. Marayika wa kabiri akurikiraho ati, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bwaho. Noneho muzirikana aho ngeze, n'ahandi dusome n'ubu butumwa bwa mbere bw'aba bamarayika babiri bavugwa n'ubw'ingenzi, ariko kuko tutari bubone umwanya wo kubisesengura, muzirikana uyu marayika wa gatatu kuko nabasezeraniye ko ari we tugiye kuvugaho wenyine. Umurongo wa 9 noneho kugeza ku wa 12. Marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramye ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza, uwo ni uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro abaramye ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cyayo, ikimenyetso cy'izina ryayo. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitonda amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Ibi nibyo tugiye kwiga muri uyu mwanya. Mu iyerekwa rya gihanuzi, Yohana wanditse igitabo cy'ibyahishuwe, ari mu mwuka yabonye ibi, Imana imutegeka kubyandika. Muri byinshi yeretswe muri kino gitabo cy'ibyahishuwe, yaje kubona abamarayika batatu bari bafite ubutumwa bw'iteka ryose bugenewe abantu bose bo mu mahanga yose n'amoko yose n'indimi zose. Marayika wa gatatu muri abo arangurura ijwi aravuga ati, umuntu naramya ya nyamaswa cyangwa akaramya igishushanyo cyayo cyangwa agashyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo, uwo azanywa ku mujinya niyo nzoga y'Imana yiteguwe idafunguwemo amazi. Byaba ari uburangare ubaye uri umuntu usenga, utunze Bibiliya, ukazajya usoma aya magambo, ariko ntushishikajwe no kumenya ngo iyi nyamaswa yavuzwe ni iyihe, ese igishushanyo cyayo kivugwa ni ikihe, ese ikimenyetso cyayo kivugwa ni ikihe. Cyane ko ubu butumwa buherekejwe n'umuburo uteye ubwoba wihanangiriza abatuye ku isi ko uzahirahira akaramya iyo nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo cyangwa agashyirwaho ikimenyetso cyayo, azanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana witeguye udafunguwemo amazi. Ubwo rero birakwiriye ngo tumenye ngo iyi nyamaswa ni igiki, ese bayiramya bate, ikimenyetso igishushanyo cyayo ni igiki, n'ikimenyetso cyayo ni igiki. Nibyo tugiye kurebera hamwe. Mu gitabo uyu marayika yagize neza, ntabwo yavuze ngo umuntu naramye inyamaswa
ahubwo yavuze ngo umuntu naramya ya nyamaswa. Ubwo byumvikane yuko ari imwe muri nyinshi niyitunga urutoki. Umuntu naramya ya nyamaswa, ubwo ni ya yindi nyine ngo abacirana amarenga n'abaherukanye. Bibiliya ivuga inyamaswa nyinshi. Izi nyamaswa zivugwa mu bitabo bitandukanye bya Bibiliya, ariko cyane cyane igitabo cya Daniyeli ibice 7 ndetse n'igitabo cy'ibyahishuwe ibice 13. Muri Daniyeli ibice 7 havugwa inyamaswa enye, ariko muri izo enye iteye ikibazo n'imwe. Niyo mpamvu marayika yavuze ngo umuntu naramya ya nyamaswa. Kuko dushaka gusoma neza tukiga tugasobanukirwa, inyamaswa enye ziboneka mu gitabo cya Daniyeli ibice 7 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Ibyanditswe bisobanura ko ari ingoma enye zagombaga kwima zigatwara iyi si yose. Muri izo ngoma zose Satani yari yaragambiriye kugira uko azikoresha kugira ngo zirwanye ingoma y'Imana, maze hasohore ijambo ryanditswe mu gitabo cya Zaburi igice cya 2 ngo abami bo mu isi bateraniye kurwanya Uwiteka n'uwo yasize. Iryo jambo riri mu gitabo cya Zaburi ibice 2 ku murongo wa 10. Byerekana ko Satani yagambiriye, nubwo nta bwami buri ku isi budashyirwaho n'Imana, ariko Satani yagambiriye ko ingoma uko zizajya zima azajya ayobya akarimanganya abami bo mu isi, maze akabakoresha kugira ngo arwanye ingoma y'Imana. Maze iri jambo ribona uko risohora ryo muri Zaburi y'igice cya 2 umurongo wa 10, ahanditswe ngo noneho mwabami bwe mugira ubwenge, mwabacamanza mwe zabo mu isi mwemere kwiga, mukorere Uwiteka mutinya munezerewe, muhinda umushitsi, musome urya mwana kugira ngo atarakara. Reka noneho reka mpere ku murongo wa mbere. Iyo ni inama yahawe abakomeye abami. Ahubwo ndasoma igice cya 2 umurongo wa 2, haranditse ngo abami bo mu isi biteguriye kurwana, kandi abatware bagiriye inama Uwiteka n'uwo yasize. Umurongo wa 4, ihora yicaye mu ijuru izabaseka, umwami Imana izabakoba. Muri izi ngoma ubwo urumva ibi byihishura uburyo Satani yagambiriye kuzajya arimanganya ab'Imana yahaye gutwara isi, akabayobya, agashaka kubakoresha kugira ngo ingoma ya Kristo itimikwa. Muri izo ngoma enye zivugwa muri Bibiliya, 3 Satani yagerageje kuzikoresha kugira ngo aburizemo kwimikwa ku bwami bw'Imana mu isi, ariko benshi bagiye bamutahura, ntibamukorera, n'abamukoreye bakabyicuza. Ingoma ya 4 muri izo niyo yahaye Satani umubyizi ufatika, niyo yabaye igikoresho cya Satani cyo kurwanya ubwami bw'Imana ngo bwimakare ku isi. Niyo yitwa ya nyamaswa. Reka tutagiye mu marenga cyane kugira ngo ducungure igihe. Inyamaswa enye zanditswe muri Daniyeli 7 zishushanya ingoma enye zategetse muri rusange. Iya mbere ni ingoma y'Abakarudaya,
ubwami bw'abami bw'abakarudaya, ibyo bita Babylonian Empire, ni ingoma yategetse isi mbere yo kuvuka kwa Yesu, uhereye mu mwaka wa 605, iza guhanguka mu mwaka wa 539 mbere y'ivuka rya Yesu. Iyo ngoma yahanguwe niyayisimbuye ariyo ngoma y'Abamedi n'Abaperesi. Kubiga amateka mu ishuri babizi neza, ibyo bita Medo-Persia Empire. Iyo niyo yitwa inyamaswa ya kabiri muri ziriya enye zivugwa mu gitabo cya Daniyeli. Iyo nayo yaje gutegeka isi imyaka irahita indi irataha, ariko yaje guhangurwa n'ingoma y'Abagiriki, nayo yimye mu mwaka wa 331. Ibyo byose ni mbere y'igihe cyo kuvuka kwa Yesu mu isi. Iyo ngoma ya gatatu y'Abagiriki nayo yaje guhirima mu mwaka w'168 mbere y'ivuka rya Yesu, ihanguwe n'ingoma y'Abaroma. Iyo ngoma y'Abaroma ariyo ngoma ya kane, niyo ngoma Imana ifiteho ikibazo. Uhereye igihe yimiye, yabaye igikoresho gikomeye cya Satani, nk'uko tugiye gusobanura, yo kubuza ubwami bw'Imana kugira ngo budashinga imizi hano ku isi. Nibyo tugiye gusobanura. Iyo nyamaswa, iyo ngoma ya kane ariyo ngoma y'Abaroma, niyo yitwa inyamaswa ya kane yo mu byahishuwe, yo muri Daniyeli ibice 7. Ni nayo yitwa ya nyamaswa itunga urutoki, kuko izindi Imana nta kibazo kinini yazigizeho. Ndabaha n'impamvu, mbahe n'ibyanditswe. Dusome Daniyeli 7, tuvuga impamvu ziriya nyamaswa zindi 3 cyangwa impamvu ziriya ngome 3 Imana itazigizeho ikibazo cyane. None tubone kugaruka ku nyamaswa ya kane ariyo ngoma ya Roma ivugwa, tuyisesengure n'ingaruka z'ibyo ifite ku basenga b'iki gihe kugeza ku mperuka. Turihuta gusoma igitabo cya Daniyeli ibice 7, ndasoma umurongo wa 11. Mu gitabo cya Daniyeli ibice 7 harimo aya magambo agira ati, mu gitabo cya Daniyeli ibice 7 harimo aya magambo agira ati, nuko uwo mwanya ndangarira iryajwi rya hembe ryavugaga amagambo akomeye, nkomeza kwitegereza aho ya nyamaswa yiciwe, umubiri wayo ukarimburwa, igatabwa mu muriro igatwikwa. Za nyamaswa zindi zinyagwa ubutware bwazo, ariko zirekerwa ubugingo bwazo kugira ngo zimeze igihe zategetswe n'Imana. Sinababwiye ko inyamaswa ya kane muri ziriya nyamaswa enye ari Imana ifite ikibazo? Niyo mpamvu bivugwa ngo umuntu naramya ya nimwe itunga urutoki muri nyinshi. Daniyeli yitegereza amaherezo y'izi ngoma arizo ziswe inyamaswa mu mvugo za gihanuzi. Yabonye inyamaswa ya kane yicwa, ikarimburwa, umubiri wayo ugatabwa mu muriro ugatwikwa, ariko za nyamaswa zindi zo zinyagwa ubutware, ariko zirekerwa ubugingo bwazo. Ibyo bishatse kuvuga iki? Izi ngoma zindi zagiye zibaho, bwaba ubwami bw'Abakarudaya, bwaba ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, Satani hari uburyo yagerageje kuzikoresha kugira ngo arwanye ingoma y'Imana, ariko nta kibazo kinini zatwaye. Urugero, Nebukadineza wataye Basaduraka na Meshaki na Abedinego mu muriro, byashoje yihannye, atiraho n'itegeko ndetse ryo kuvuga ngo umuntu uzavuga nabi Imana ya ba Daniyeli azatabwe mu muriro.
azatemagurwe n'urugo rwe rugirwe nk'icyavu. Uwo Nebukadineza azanajya mu ijuru. Ku basomye neza Bibiliya Daniyeli igice cya 4. Ingoma y'Abamedi n'Abaperesi nayo yarwanije ubwami bw'Imana mu buryo runaka. Mu gihe cyayo nibwo Daniyeli yatawe mu rwobo rw'intare, ariko uwamutayemo niwe wamukujemo, kandi atama bamugambaniye. Uwo mwami nawe azajya mu ijuru, ndetse na Kuro uwo bari bafatanije kuyobora niwe wategetse ku Yerusalemu hasanurwa, nk'uko umuhanuzi Yesaya yari yarabivuze. Urumva yuko zino ngome 3 nta kinini zakoze cyo kurwanya ingoma y'Imana. None reka tuvuge ku nyamaswa ya 4, kuko niyitunga urutoki. Noneho reka tubanze dusobanure dukoresheje Bibiliya. Turabizi ubwo turi online hari benshi baba baduteze amatwi badasanzwe biga ubu buhanuzi. Turasoma Daniyeli 7 kugira ngo dusobanure bike kuri ibyo, maze tuze kwihutira gusobanukirwa neza icyo marayika wa 3 wo mu byahishuwe yihanangirije abantu ati umuntu naramya ya nyamaswa. Tumaze kubona yuko inyamaswa ivugwa na marayika wa 3 wo mu byahishuwe ari ingoma y'Abaroma, ariyo yitwa inyamaswa ya 4 yo muri Daniyeli 7. Niki kibihamya? Reka tubariho dusoma Daniyeli igice cya 7. Turasoma duhere ku murongo wa 23 turageza ku murongo wa 25. Ngaho ndabasaba ko mutega amatwi. Daniyeli amaze kwerekwa izi nzozi yabonye, ntabwo yazisobanukiwe neza. Nyuma yinginga marayika kumusobanurira, amusobanurira atya, aribyo bituma tuvuga ngo inyamaswa ya 4 yo muri Daniyeli 7 ni ubwami bw'Abaroma. Ngaho reka dusome. Reka duhere ku murongo wa 15. Nibyo biri butume udukurikira atamenyereye kwiga ubuhanuzi nawe asobanukirwa. Haranditse ngo jewe Daniyeli ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane. Nyuma negera umwe mu bari bahagaze aho mubaza amashyira kinyoma y'ibyo byose, arabimbwira nsobanura impamvu zabyo ati izo nyamaswa n'inenye nibo bami 4 bazaduka mu isi, ariko abera bisumba byose bazahabwa ubwami babuhindure bube bw'abiteka ryose. Umurongo wa 19. Mera ko nifuza kumenya amashyira kinyoma y'iby'inyamaswa ya 4 itasaga n'izindi zose, yari iteye ubwoba cyane bitavugwa, ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa. Niyo yaconshomeraga ibintu ikabimenagura, ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo. Kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo, n'iby'irindi hembe ryameze atatasanzwe akarandurwa imbere yaryo, ari ryo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye, ryarushaga yandi yose gukomera. Maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha, kugeza aho umukuru nyiribihe byose yaziye agatsindishiriza abera bisumba byose. Igihe kirasohora abera bahabwa ubwami. Umurongo wa 23. Maze wa wundi arambwira ati iyo nyamaswa ya 4 izaba ubwami bwa 4 ku isi, nibwo bwami bw'Abaroma. Rero buzaba budasa n'ubundi bwami bwose, buzaconshomera isi yose buyisiribange, buyimenagure. Kandi ayo mahembe 10, muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10. Hanyuma hazaza undi mwami, ariko we ntazaba asa n'abo ba mbere, kandi azanesha abami 3. Niwe uzavuga ibyo kugomera Imana, kandi azarenganya abera bisumba byose.
azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Hanyuma urubanza reka naho ngaho aya magambo arasobanutse. Marayika yasobanuriye Daniyeli ido n'ido ku buryo nta rujijo rurimo. Yamusobanuriye mu magambo avunaguye, arasobanukirwa. Daniyeli amaze kwerekwa yasigaye mu rujijo, abaza marayika amusobanurira nk'uko tumaze gusoma, simbisubiramo, mwari muteze amatwi. Ubu bwami bwa kane rero buvugwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe ni ingoma y'Abaroma. Iyi ngoma y'Abaroma ivugwa yimye mu mwaka w'168 mbere y'ivuka rya Yesu. Iyo ngoma yabaye igikoresho cya Satani mu kurwanya ingoma y'Imana. Roma mpagani niyo yishe Yohana Umubatiza, niyo yasinye babamba Yesu. Intumwa za Yesu zose uhereye ku wa mbere kugeza kuheruka, nta numwe wisaziye ngo apfe urupfu rusanzwe. Bose bagiye bicwa bikozwe n'ingoma ya Roma. Uwisaziye rukumbi ni Yohana, wanditse mwene nyina wa Yakobo, ariko nawe yapfuye rusanzwe aguye ku kirwa cy'Ipatimo, aho Abaroma bari baramuciriye bitewe n'uko bari bamaze kumuteka mu ngunguru y'amavuta ntiyashya. Ibyo byose byakozwe n'ubwami bw'i Roma. Iyi ngoma ya Roma niyo yishe impinja zose z'i Betelehemu, hagambiriwe kugira ngo na Yesu apfire muri ubwo bwami, nako apfire muri izo mpinja. Ariko ibyo niyo mpamvu yiswe inyamaswa ya kane idasanzwe, ari nayo marayika yihanangirije abantu kuramya. Ariko ibyo byose nubwo byabaye, ntabwo byatumye ubukristo bucogora, ntabwo byabujije ingoma y'Imana kuganza mu isi. Ababisoma muzabisome ibyo ubwami bw'Abaroma bwakoze, wabisobanukirwa neza usomye igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, icyigisho cya kabiri cyitwa Akarengane mu binyejana bya mbere. Ntabwo dufite umwanya wo kubisoma kugira ngo tubone kugera ku ntego noneho y'inyamaswa yo mu Byahishuwe 14. Muri Daniyeli igice cya 7, Yohana Daniyeli yitegereza ngo yabonye iyo nyamaswa yari ifite amahembe 10. Marayika aramubwira ngo ayo mahembe 10 ngo nibo bami ba 10 bazaduka muri ubwo bwami. Ibyo byasohoreye ku bwami bw'i Roma mu mwaka wa 476 nyuma y'ivuka rya Yesu. Ubwo ni ukuvuga ngo ni mu kinyejana cya 5. Nibwo ubwami bw'Abaroma bwari bumaze gucogora, maze ingoma n'ububasha Roma yari yikubiye bugabanwa n'ibihugu 10 by'Uburayi, ari byo byitwa amahembe 10. Ntabwo dufite umwanya wo kubitondagura muri aka kanya. Ariko Yohana Daniyeli areba iyo nyamaswa ya kane, ari bwo bwami bw'Abaroma, yabonye kuri yo hameze irindi hembe, ngo agahembe gato karakura kaba rinini. Ako gahembe gafite akanwa kavuga ibikomeye byo gutuka Imana. Abona ako gahembe karwanya abera kenda kubanesha nk'uko tumaze kubisoma. Agira amatsiko, abaza marayika bati se aka gahembe ko ibyako ne ibiki? Arabwiye ngo ni ubwandi bwami n'undi mwami uzaduka muri iyo ngoma y'Abaroma, ngo niyaduka azanesha abami 3. Niwe uzavuga ibikomeye byo gusuzuguza Imana nyamana, akavuga ibiyo gutuka Imana, akarenganya abera bisumba byose, kandi
agahindura ibihe n'amategeko Imana yashyizeho. Tumaze kubisoma iryo hembe rito ryadutse ryameze kuri ya nyamaswa ya kane, noneho riraganza rikora ibikomeye birutwa byo ya nyamaswa yakoze. Bwari ubuhanuzi, yari amarenga ya gihanuzi, bwari ubuhanuzi buhanura kwaduka kwa Roma ya gikirisito, igahabwa igakora ibiruta ibyo Roma ya gipagani yakoze. Ibyo byavuzwe byasohoye bite? Ndagira ngo mbabwire ngo ihembe rito ryo kuri ya nyamaswa ya kane ni naryo ryitwa inyamaswa yo mu Byahishuwe 13. Ngiye gusoma Ibyahishuwe 13 tubabwira uko byasohoye, noneho nibyo iyo ngoma yakoze, nibyo igiye gukora hano imbere, n'impamvu byashyizwe mu butumwa buheruka bugamba kubwirwa amahanga yose n'amoko yose icyo bitwaye abashaka kujya mu ijuru. Ndabanza nsome Ibyahishuwe 13. Haranditse ngo haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Umuhanuzi aravuga ati, ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mutwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nuko reka ngarukiraho. Ndagira ngo abaduteze amatwi mwumve neza kugira ngo tubone gusobanukirwa. Muri Daniyeli havuzwe inyamaswa ya kane ariyo tumaze gusobanura. Niyo ngoma y'Abaroma ya gipagani. Ubwami bw'Abaroma bwategetse isi guhera mu 168 mbere y'ivuka rya Yesu kugeza muri 476 nyuma y'ivuka rya Yesu. Ariya mahembe 10 yavuzwe ni igihe imbaraga zayo zari zimaze gucogora ubutware yari yihariye ikabusaranganya bukagabanwa n'ibihugu 10 nayirimo. Noneho ihembe rito rivugwa ryavuze ibyo gutuka Imana niryo nanone umuhanuzi Yohana yise iyi nyamaswa yo mu Byahishuwe 13 tumaze gusoma. Inyamaswa yo mu Byahishuwe 13 ntabwo ariyo ya nyamaswa yo muri Daniyeli 4, ahubwo inyamaswa yo mu Byahishuwe 13 niryo ryahembe ryo ku nyamaswa ya kane, ryahembe rito yavuze bikomeye. Ibi bwari ubuhanuzi bwahanuye kwaduka no gukora kwa Roma nkirisito, ubw'isi yagombaga gutangira kuyoborwa n'idini Gatolika ariyo yitwa Roma Kristo yo muri icyo gihe. Ibyayivuzweho nibi bikurikira. Narareba ibyayivuzweho, ndagira ngo mbanze ibyo mvuze mbyemeze somye umuka w'ubuhanuzi, igitabo kibihamya. Igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, urupapuro rwa 54 ndasoma. Haranditse 54 paragrafu ya 2. Haranditse ngo, in the 6th century the papacy had become firmly established. Mu kinyejana cya 6 ubupapa bwari bumaze gushinga imizi. Its seat of power was fixed in the imperial city.
and the Bishop of Rome was declared to be the head of the entire church. Ndetse intebe y'ubwami y'ubupapa yari imaze gushimangirwa mu murwa wa cyami, ndetse n'umushumba w'i Roma amaze gutangazwa ko ari we mutware w'itorero ku isi yose. Paganism had given place to the papacy. Ubupagani cyangwa Roman pagani yari imaze kwimukira ubupapa ku ntebe, and the dragon had given to the beast his power, his seat, and a great authority. Ubwo nibwo ibyavuzwe mu Byahishuwe 13 umurongo wa 2 byari bisohoye ngo ikiyoka gihaye ya nyamaswa ubutware bwacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ububasha bukomeye. Nguko ubuhanuzi bwari busohoye. Iyi nyamaswa yo mu Byahishuwe 13 ariyo marayika wo mu Byahishuwe 14 yihanangiriza abatuye isi yose ngo batazayiramya, ni ubutware bwa Roma Kristo cyangwa bw'ubupapa. Ikiyoka cyahaye iyo nyamaswa intebe yacyo y'ubwami ni Roma pagani yimutse yiyambuye ubutware nta ubuyinyaze, irabutanga mu maboko y'idini. Ndagira ngo ibyo nongere kubishimangira nsoma muri icyo gitabo cy'intambara ikomeye n'ubundi, icyigisho cya 25 ni page ya 438 paragrafu ya 2. Haranditse ngo, in the line of prophecy in which these symbols are found begins with the Revelation 12, with the dragon that sought to destroy Christ at his birth. Umurongo w'ubuhanuzi werekanye ibegereranyo utangira mu Byahishuwe 12 ahavuga ikiyoka cyashatse kurimbura Kristo akivuka. The dragon is said to be Satan. Ikiyoka bivugwa ko ari Satani ukurikije Ibyahishuwe 12 umurongo wa 9. He it was that moved upon Herod to put the Savior to death. Ni koko Satani niwe wateye Herode gushaka kwica Yesu ubwo yari akiri uruhinja. But the chief agent of Satan in making war upon Christ and upon his people during the first centuries was the Roman Empire. Ariko igikoresho gikomeye cya Satani mu kurwanya ingoma ya Kristo no kurimbura abantu be mu binyejana bya mbere, icyo gikoresho yari ingoma ya Roma ya gipagani, in which paganism was the prevailing religion. Aho muri iyo ngoma ubupagani ariyo ryari idini ryemewe. Thus, while the dragon primarily represents Satan, it is in a secondary sense a symbol of pagan Rome. Niyo mpamvu nubwo ikiyoka bwa mbere gisobanurwa ngo ni Satani, ariko ubusobanuro bwa kari bw'ikiyoka ni ingoma ya Roma pagani. Rero igihe Roma pagani yiyamburaga ubutware yari ifite, ibwiyambura nta ubuyatse, ahubwo ibuha umushumba w'i Roma. Uhereye icyo gihe umushumba w'i Roma atangira kuyobora isi mu rwego rwa politike no mu rwego rw'iyobokamana. Nibwo ubuhanuzi bwari busohoye ngo ikiyoka cyahaye ya nyamaswa ubutware bwacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ububasha bwinshi. Muri magufi tumaze kureba ngo inyamaswa ivugwa mu Byahishuwe iyo abari mu isi bihanangirizwa ngo barahirwe batazayiramya niyo. Kuramya inyamaswa bishatse kuvuga iki? Kuko dusigaranye iminota mike, reka twihutire kubisobanura. Iyo bavuze kuramya inyamaswa
nk'uko umuhanuzi Daniyeli yari yarabihanuye ko iryo hembe bivuze ari ryo ya nyamaswa yo mu byahishuwe, ari bwo butware bwa Roma ya gipagani ya gikristo samahani, ko buzarenganya abera bisumba byose, bugahindura ibihe n'amategeko Imana yashizeho. Niko byagenze. Ingoma ya Roma ya gikristo, idini ya Roma ya gikristo kimara guhabwa ubutware n'ingoma ya Roma ya gipagani, yagizwe idini abantu bose bategetswe kuyoboka ku ngufu. Abatarabyemeye bararwanijwe, baricwa. Izo nkuru muzasoma mu gitabo cyitwa Ibyahishuwe, icyigisho cya 13, mu Byahishuwe icyigisho cya 5 n'icyigisho cya 4. Ibyo byose bizakubarira izo nkuru mu buryo burambuye. Umwe muri bo nuwo bita John Wycliffe. Uyu yahagurutse ari umugorozi, ari umuprotestant ushikamye mu mahame, wahangana n'iryo dini nubwo byari itegeko kuriyoboka. Biranditswe ngo baramwishe, baramurwanije cyo korapfa bataramwica, ariko nyuma yaho baranamutaburuye, umurambo we barawutwika n'ivu barisuka mu mugezi. Abantu ibihumbi n'amagana by'abagabo n'abagore bagiye bafungwa, abandi bakicwa bazize kutayoboka iryo dini. Ryari ryarashizeho amahame menshi mabi ariyo nshaka kuvugwaho. Icyo bita kuramya inyamaswa ni ukuyoboka amahame ayobye ubwo butware bwashizweho, ukayakira mu kwizera kwawe, uburamije iyo nyamaswa. Icya mbere kwari ukubuza abantu gusoma Bibiliya. Ibyo byanditswe mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, urupapuro rwa 51. Abizera babujijwe gusoma Bibiliya, irekerwa abasaseredoti bonyine. Kubirengaho ukayisoma kandi ukayisobanura bigirwa icyaha cy'ubuhakanyi bwahanwaga n'idini ariyo yari ifite n'ubutware bw'ubutegetsi busanzwe icyo gihe. Icya kabiri, iyo dini yatangije ihame rivuga ko umushumba w'i Roma ari we mutware w'ubukristo ku isi yose. Umuntu wese agasabwa kumwemera ko ari we uhagarariye Imana, abantu bagasaba imbabazi z'ibyaha binyuze mu izina rye. Kutabikora utyo bikaba icyaha gihanwa n'amategeko. Byanditswe mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, icyigisho cya 3. Abasoma Icyongereza muzasoma muhereye ku rupapuro rwa 50 ndetse n'urupapuro rwa 55 habisobanura neza. Iyo myizerere yakuyeho isabato. Isabato niryo bendera ry'ingoma y'Imana. Byanditswe mu gitabo cy'Ibyahishuwe, mu gitabo cyo Kuva ibice 31, umurongo wa 12 n'uwa 13, kimwe n'umurongo wa 16 n'uwa 17. Byose bihamya ko isabato ari cyo kimenyetso cy'Imana cyangwa ibendera ry'ingoma y'Imana. Wanabisoma mu gitabo cya Ezekiel ibice 20 umurongo wa 20. Iryo bendera rya Roma ry'Imana, iyi ngoma ya Roma irikuraho. Yakoze n'ibindi byinshi tutabonera umwanya wo gusobanura ku bw'inoti mike isigaye, ariko reka dutinde kuri iki. Aya mahame y'ibinyoma n'andi menshi tutaboneye umwanya wo kuvuga, dusoma mu byanditswe byera yuko vuba ahangaha ayo mategeko agomba kongera guhatirwa isi kuyayoboka ku gahato. Ni nayo mpamvu marayika wa 3 wo mu Byahishuwe 14 ari ugereranya intumwa Imana yagombaga gutumwa ku isi mbere yuko Yesu agaruka. Zigomba kwamamariza ubu butumwa, zikaburira abatuye isi bo mu mahanga yose n'amoko yose no mu ndimi zose, ngo umuntu naramya ya nyamaswa
azanywa ku gacuma k'umujinya w'Imana. Mu yandi magambo, kuramya inyamaswa ni ukuyoboka amahame ayobye avuguruza Bibiliya, ayobye abantu inzira igana ku mbabazi z'Imana. Ayo mahame yashyizweho n'ubwo butware bw'iyo nyamaswa bwa Roma nkirisito. Nanone impamvu ya kabiri nuko dusoma yuko ubwo vuba cyane bigiye kugirwa itegeko, ayo mahame Roma yashyize icyo gihe abantu bongere guhatirwa kuyayoboka. Uko guhatirwa kuyayoboka nibyo byitwa guhatira abantu kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Mu yandi magambo, abantu bazahatirwa kureka isabato, bategekwe kuruhuka icyumweru ku gahato. Ibyo nibwo buhanuzi bwitwa ko abari mu isi bazahatirwa kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Reka mbisome nihuta cyane. Wakwibaza uti ikimenyetso cy'inyamaswa ni igiki kandi abantu bazacyakira bate? Ndasoma igitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero umuzingo wa 8, urupapuro rw'117. Noneho urupapuro rw'117 ni paragrafu ya 2. Haranditse ngo the sign or seal of God is revealed in the observance of the seventh day Sabbath. Ikimenyetso cyangwa ikirango cy'Imana kigaragarira mu kubahiriza isabato y'umunsi wa 7. Nk'uko Uwiteka yabwiye Mose ati, mujye mwubahiriza isabato, niyo kimenyetso hagati yanjye namwe. Here the Sabbath is clearly designated as sign between God and his people. Aha isabato yerekanywe neza ko ariyo kimenyetso hagati y'Imana n'abantu bayo, mbega niryo bendera ry'ubutware bw'Imana. Noneho hepfo hakomeza havuga ngo the mark of the beast is the opposite of this. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni ikinyuranyo cya kindi, which means the observance of the first day of the week. Nukubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru au kubahiriza uwa 7 nk'uko Imana yabitegetse. This mark distinguishes those who acknowledge the supremacy of papal authority from those who acknowledge the authority of God. Kuruhuka ku cyumweru, kubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru mu cyimbo cy'umunsi wa 7. Iki ni ikimenyetso gitandukanya abunamira ubutware bw'ubupapa, kikabatandukanya n'abunamira ubutware bw'Imana. Iki nicyo cyitwa ikimenyetso cy'inyamaswa. Noneho uburyo abantu bazahatirwa ibi byanditswe mu marenga ya gihanuzi mu byesho 13 ngo abantu bahatirwa kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Ikimenyetso cy'inyamaswa kivugwa n'iki? Abantu bazagihatirwa bate? Turasoma, tugiye gusoma aya magambo aboneka mu gitabo cyitwa Maranatha, urupapuro rwa 214. Igitabo cyitwa Maranatha, urupapuro rwa 214. Haranditse ngo nk'uko mu gihe cya Nebukadineza yahagaritse igishushanyo agategeka abari mu amahanga yose kukiramya, kugira ngo mu kukiramya babe baramize Satani bagibweho n'urubanza imbere y'Imana, ngo niko n'isi igiye gukora ibikurikira. Ndasoma. Abantu bose bumvise amajwi y'imyirongi n'ikondera n'inanga n'ibivuga by'uburyo bose barunama baramya cya gishushanyo Nebukadineza yari yahagaritse. History will be repeated. Aya mateka agiye kwisubiramo. False religion will be exalted. Idini y'ikinyoma igiye gushyirwa hejuru. The first day of the week, a common working day, possessing no sanctity whatever,
will be set up as was the image at Babylon. Isabato umunsi w'icyumweru, umunsi wa mbere w'icyumweru, umunsi usanzwe rwose w'imirimo udafite kwera na guke, ugiye guhagarikwa nk'uko cya gishushanyo cyahagaritswe Babuloni. All nations and tongues and people will be commanded to worship this spurious Sabbath. Maze abantu bose bo mu mahanga yose n'indimi zose bazahatirwa kuramya iyo sabato mpimbano, ni ukuvuga icyumweru. This is Satan's plan to make of no account the day instituted by God and given to the world as a memory of creation. Uwo ni umugambi wa Satani wo guhinyuza umunsi Imana yategetse ikawuha abari mu isi nk'urwibutso rw'irema. The decree enforcing the worship of this day is to go forth to all the world. Itegeko rihatira abari mu isi bose kuramya uwo munsi rigiye gushyirwaho bidatinze, kuko nta jambo Imana ivugwa ngo rihere. Ibi bikaba byanze bikunze bigomba kuzaza mu gihe cyabyo nk'uko umuhanuzi yabihanuye. Niyo mpamvu Imana yagennye yuko mbere yuko ibyo biba, abari mu isi bose bagomba kuburirwa hakiri kare, ari byo byitwa ubutumwa bwa marayika wa gatatu turimo kwiga. Bakabwira ngo umuntu naramya ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, agashyirwaho n'ikimenyetso cyayo, azanwa ku gacuma k'umujinya w'Imana. Ntabwo umwanya utwemerera gusobanura igishushanyo cyacyo, kuko iminota irashize hasigaye mike cyane. Ariko kuramya inyamaswa, reka mbisubiremo, kuramya inyamaswa ni ukuyoboka aya mahame yayobye menshi twavuze n'andi menshi tutabonye uko tuvuga, ariko yashyizweho na Roma Nkirisito. Kuyayoboka ukayakurikiza niko kuramya inyamaswa. Ikimenyetso cyayo ni icyumweru, aricyo kimenyetso cy'ubutware bw'iryo dini, nk'uko isabato ari ikimenyetso cy'ubutware bw'Imana, nk'uko tumaze kubisoma. Ibyanditswe biravuga ngo as America, the land of religious liberty, shall unite with the papacy in forcing the conscience and compelling men to honor the false Sabbath, the people of every country on the globe will be led to follow her example. Ubwo Amerika aricyo gihugu gifite umudendezo w'idini, ubwo kizifatanya n'ubupapa bagahata imitimanama y'abantu, bakabategeka kuruhuka isabato mpimbano aricyo cyumweru, ngo abantu bose bo mu bihugu byose byo kuri uyu mubumbe bazakurikiza icyitegererezo cya Amerika. Iri tegeko rizaza, abari mwese bose bahatirwe kuruhuka icyo cyumweru. Burya niyo marenga avugwa ngo abantu bazaba bahatirwa kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Ngana ku musozo, abazanga kuyoboka ayo mahame bazicwa. Byarahanuwe bazagirirwa nabi. Bamwe bazafungwa, abandi bakubitwe, abandi bicwe, nk'uko byabaye cya gihe igihe Roma Nkirisito yategekaga isi, aho ibihumbi by'abantu bafunzwe, abandi bagakubitwa, abandi bakagaburirwa inyamaswa, abandi bagatabwa mu muriro, nk'uko byanditswe muri icyo gitabo nahoze mbabwira, kandi nk'uko n'amateka asanzwe abihamya. Noneho reka dusoreze mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 5, mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 6, murambabarira, turasoma umurongo wa 9 tugeze ku murongo wa 11, maze duhinira aha kuko iminota ntiyatwemera kurenza aha. Haranditse ngo umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 5,
mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abaciwe, imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakana ijwi rirenga bati, ayi mwami wera w'ukuri, uzageza he kudaca amateka no kudahora abari mu isi uhorera amaraso yacu? Umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera, babwirwa kumara ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nk'abuzuzurira. Reka dusobanure uyu murongo maze dusoze. Ibi bivugwa muri uyu murongo bivuga ubundi buhanuzi ibitarasohora ariko biri imbere yacu kandi bizasohozwa n'iki. Mu iyerekwa rya gihanuzi, marayika yabonye igihe marayika wa Yohana yeretswe ubwo marayika wa gatanu azaba amena ikimenyetso cya gatanu. Ubwo kuba atazi amateka y'ibimenyetso birindwi bivugwa muri Bibiliya, ikimenyetso cya gatanu cyamenwe igihe cyo urubanza rwatangiraga gucibwa mu isi. Igihe urubanza rwatangiraga gucibwa nibwo ikimenyetso cya gatanu cyamenwe. Maze Yohana yumva munsi y'igicaniro amajwi y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana. Abo ni abahanuzi bose, intumwa zose n'abaprotestants babayeho mu gihe cy'ubutware bwa Roma Nyirisito. Yumva abo bose batakana ijwi rirenga bati, ayi mwami wera w'ukuri, uzageza he kudaca amateka ngo uhorere amaraso yacu? Ngo yumva abona umuntu wese muri abo batakaga ahawe igishura cyera. Ibi bisobanura iki? Guhabwa igishura cyera ni ukubarwaho gukiranuka. Amazina yabo aremezwa mu rubanza, amazina dosiye zabo zagarutseho, bigaragara yuko Imana ari yibabereyemo umwenda bo bakiranutse, niko gutaka ngo uzageza he. Noneho guhabwa igishura cyera ni ukwemezwa ko gukiranuka basigara ari abakandida bo mu ijuru, ariko ntibaritaha uwo munsi. Ahubwo babwirwa gukomeza kuruhukira mu gituro nubwo amazina yabo yamaze kwemerwa no kwemezwa mu ijuru. Barabwirwa ngo bategereze imbata bagenzi babo na bene se bameze nkabo bagiye kwicwa nkabo umubare ubwo uzaba uzuzuye. Ibi bitwigisha ko nyuma y'umwaka w'igihumbi 1844 aricyo gihe cyari cyaragenwe n'Imana cy'urubanza gutangira, ari nabwo dosiye zaba zagombaga kwibukwa, amazina yabo akemezwa mu ijuru, ari byo byitwa guhabwa igishura cyera. Nyuma y'icyo gihe hari akandi karengane kagomba kuzaza, ariko kazaba gahatira abantu kuramya umunsi w'icyumweru, noneho umubare ukuzura. Ibyo byagambiriwe, ibyo bizaba nibyo marayika yagambiriwe ko abari mu isi babiteguzwa hakiri kare, mu butumwa buvugwa ngo umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Imana idufashe, iduhe umwiteguro wa ngombwa. Aho dusoreza, uyu marayika wa gatatu amaze gutanga uwo muburo, yatunze urutoki mu ijuru, aravuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitonda amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera kwa Yesu. Igitabo cyitwa inyandiko za kera, urupapuro rwa 254, haranditse ngo ayo magambo yayavuze atunze urutoki ahera cyane ho mu ijuru, aho Yesu ari. Bivuze ngo abantu babana na Yesu, bakisunga Yesu, bakamutegaho amakiriro, nibo bazatsinda urwo rugamba. Imana ibidushoboze twese mu izina rya Yesu. Amen.